Kera habaye umugore n'umugabo babyarana abana batatu. Dusigasire umuco wacu utazacika. Ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwara agace karacuranga uruhu ruravugiriza. Kera habayeho umugore n'umugabo bari batuye ahantu ha bonyine mu ishyamba, nuko babyara abana benshi. Haciye igihe umugabo yitaba Imana, nuko umugore asigara wenyine, abona nta kuntu yazarera abana wenyine. Noneho umugore asigaye wenyine kubera ko yakundaga korora, atangira korora ihene. Abana barakura, bamwe barashaka, abandi bajya gushinga ingo zabo. Umukecuru biza kurangira asigaye wenyine, kuko rero yakundaga korora, nta kandi kazi yagiraga. Byaje kumuhira, arorora, ihene ziba nyinshi ku buryo n'aho yazishyiraga habaga hatoya. Nuko abana be batangira kujya bamwinginga ngo azaze abane. Arabyanga, aravuga ati njyewe ntabwo nasiga amatungo yanjye, ngomba kugumana nayo mpaka. Batinyaga rero ko hari inyamaswa yazamugirira nabi. Haciye igihe ihene ziba nyinshi, noneho nimugoroba ari kuzicyura, impyisi inyuraho, ibibonye ihene nyinshi, irangije iravuga iti ariko buriya ntazajya nirirwa njya guhiga, kandi hano mbona hari umuntu ufite ihene. Impyisi irangije iba yinaze muri za hene. Umukecuru rero kuko yari amaze no gusaza ntabwo yabimenye ko impyisi yagiyemo, nuko afata ihene n'impyisi byose, ubwo impyisi yari yivanze mu ihene ntabwo yari yayibonye, afungirana mu nzu ariryamira. Bigeze mu masaha y'igicuku, impyisi bifashe ihene imwe irazituye, irakinguye, irigendeye. Yagiye irarya imara nk'iminsi 3. Hashize iminsi 3 iragaruka, ibigenza kwa kundi umukecuru yaza gucyura ihene, impyisi ikinaga mu ihene akayikingirana, nuko igakingura nijoro ikajyana ihene. Biba nk'umuco, buri gihe ikagiza ikajyamo igakingirana. Nuko haciye igihe umukecuru atangira kubona ihene zirimo ziragabanuka. Akaba se ku ihene nta muntu nziha bigenda biti? Nuko hacaho igihe akajya abona buri munsi havaho ihene. Yari afite nk'ihene nk'ibihumbi nka 2, atangira kubona asigaranye nk'ihene 600, 800. Bibaho noneho impyisi ko yari imaze kugira akamenyero, iraza, yari imaze kumushirika ubwoba ko yabonaga yibana. Byamara gukinga ikaza igakomanga, ati mukecuru nje kurifata ihene, nubyanga ndakujyana. Umukecuru akakingura, akazitura ihene, akayihereza ikagenda. Bibaho impyisi ikagiza itonda, hasigara ihene 10. Umukecuru aravuga ati kambayeho none ihene nizishira, amaherezo nanjye impyisi zandya. Ubwo impyisi ntabwo yarekeye, ikagiza itwara ihene, hasigara ihene 3. Impyisi rero yari imaze no kujya imusuzugura, iraza nimugoroba irakomanga, ati mukecuru nje gufata ihene, gira vuba. Umukecuru arabwira se ko hasigaye ihene 2? Ati ushaka gukura izindi, nuramuka utazibonye nzaza mugina. Nuko iragenda. Noneho bukeye umukecuru avuga ati izi 2 zisigaye nta kundi nazo zaze zirye, nanjye njye ubwo nta kundi ko ntacyo mfite nabikora. Bukeye iragaruka itwara iyindi, hasigara ihene 1. Umukecuru arayifata ayijyana hanze, nyine ayo yagombaga kurisha ubwatsi, yicara ku ibuye, afite agahinda kenshi. Nuko intare iraza icaho, ibona umukecuru arigunze aziritse iruhande agahene. Intare iraza iramwegera iti mukecuru bite ko mbona wigunze
kandi najyaga mbona ugira ihene nyinshi ukaba usigaranye ihene. Umukecuru mu gahinda n'amarira ati wahora n'iki? Hano hari impyisi buri nimugoroba iraza igatwara ihene, buri uko iyitwaye ikambwira ngo nanjye ihene nizishira izaze ndye. Nuko intare irayibwira iti rero ndumva nshaka kugufasha, nimba ubishaka uze kumbwira. Impyisi zaryari? nimugoroba nka 12:00. Nuko intare iraza nimugoroba ibwira umukecuru iti fata ihene yawe uyishyire munsi y'ahantu urara, nurangiza ufate ikiziriko unzirike. Nuko umukecuru afata ihene ayishyira munsi y'ahantu yararaga. Nuko intare ifata umugozi iriyambika mu ijosi neza nk'ihene, igenda yizirika ahantu umukecuru ajya azirika ihene mu nzu. Nuko impyisi biraje nimugoroba, izitinze rero hatabona nta no gukobanga iti kubita urugi ibirinjiye, ibizituye ihene ibibwiye umukecuru iti ejo ni wowe nzaza nkarya, uranyumva? Ihita ikurura intare izi ko ari ihene. Hari nimugoroba rero hatabona, kandi kera nta muriro wabagaho, hari umwijima. Nuko iragenda irenga umusozi wa mbere igera ku wa kabiri. Nuko ubwoba butangira kuyica, ariko iyi hene ko numva umusatsi urimo uramvaho biti. Izindi hene nagendaga nyikurura yanga ishaka gusubirayo, none iyi ndakurura nkahita numva iri kunkurikira. Intare birabyumvise, irangije intare ikajya igenda yishika nyine imeze nk'ihene ishaka gusubira inyuma. Impyisi irakomeza irakurura irenga umusozi wa 3. Igeze imbere ubwoba burongera burayica, ariko ihene nkuye hariya nkarinda ngiye kuyigeza mu rugo itarahebeba na rimwe, izindi zazaga zihebeba inzira yose. Ariko byose ni kimwe, ibya nyuma niko bimera. Irongera irakurura iragenda, nuko intare ishaka guhebeba nk'ihene, igerageje biratontomye, impyisi birirukanse. Intare yirukankaho, noneho kubera ko yagendaga yirukanka, intare igasimbuka igashwitura ku maguru yayo y'inyuma. Impyisi ikavuza induru igakomeza ikirukanka igenda ishwitura. Nuko impyisi bigeze iwayo mu rugo ihita yinaga mu isenga ihita ifunga. Nuko intare iguma hanze itegereje ko impyisi yasohoka. Umunsi wa mbere reka da, uwa kabiri reka da. Nuko irangije ivugira hanze iti uzibeshye nongere nkubone wasubiye kuri uriya mukecuru, nzagucamo 2 noneho. Kuvuga impyisi ntiyongera gusubirayo, wa mukecuru arongera arorora, ihene zirongera ziba nyinshi, aratunganirwa.